Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV, twizera ko mumeze neza cyane. Niba wumva iyi nanga ujye umenya ko twe dutangiye kandi tuje kubagezaho amakuru menshi atandukanye. Uyu munsi ni spéciale Amavubi ku gicamunsi mu kanya ku isaha y'isa 9 Amavubi aracakirana na Super Eagles ya Nigeria. Nigeria yiteguye cyane, yarayikoze ikiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo kuri Stade National Amahoro. Murumva niki cyavuyemo? Ese Amavubi yo yiteguye gute? Ibiciro bihagaze gute kwinjira kuri uyu mukino? Ibi byose turaje tuve imuzi n'imuzingo. Abakinnyi bashobora kuza kubanzamo ku mpande zombi, abo ni bande? Byose turabivugaho rwose, niyo mpamvu turi aha ngaha. Turajya kuri Rayon Sport na Haruna Niyonzima. Kera kabaye uwahetswe nk'umwami yarekuwe, yavuze ati ngewe gukorera ubuntu ntabyo nkeneye, ahubwo reka njye gushakira ahandi. Ni icyo avuga ku itandukana rye na Rayon Sport Football Club. Duze turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Ni cyo kibazo kimwe Rayon Sport, ni cyo kibazo Haruna agiranye na Rayon Sport. Ni icyo avuga ku bakinnyi b'abanyamahanga baza muri shampiyona y'u Rwanda. Nk'uko uyu munsi u Rwanda ruri bukine na Nigeria mu gushaka itike cyo kujya mu gikombe cya Afurika kizabera muri Maroc umwaka wa 2025, hari indi mikino iteganyijwe kuri uyu munsi. Hari n'imikino yabaye ku munsi w'ejo. Umugande yagize atya agarika umuntu, Kongo Kinshasa zigira itya, nuko byagenze. Ghana byaje kuba byanga, Uburundi ngo bwibwe. Bati amakipe manini n'ubundi agira favori cyangwa yafavoriza. Penaliti yawe ikipe y'igihugu ya Senegal ntabwo yumvikanweho na bamwe mu bakunze umupira w'amaguru. Ibyo rero ibyo tugiye kuganiraho bakunzi bacu, muri kumwe nanjye Ferguson. Ushobora kuduha ibitekerezo unyuze ahandikirwa ubutumwa aho muri comment hasi, ukaba waduha igitekerezo cyawe. Abatarakora subscribe mukore subscribe, ariko ushobora no kujya kuri social media zacu, kuri X hoze yitwa Twitter ni Ferguson Rwanda, wajya ukatwandikira kuri Instagram hose ni Ferguson Rwanda, ndetse no kuri Facebook ni Ferguson Rwanda. Muhawe ikaze inshuti zacu zose aho muri, inshuti zacu ziri hano muri Afurika, ibihugu bidukikije, Tanzania, Uburundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turizera ko mumeze neza cyane. Tuzacu ziri Mozambique na Zambia, aho za Kongo na za Malawi hose turabareba cyane. Turizera ko mumeze neza cyane. Inshuti zacu ziri muri Amerika, Canada, Aziya, Australia, Uburayi, muhawe ikaze mwese. Twebwe rero ntidutinda, reka dutangire kuri ekipe y'u Rwanda Amavubi. Ekipe y'u Rwanda Amavubi ifitanye umukino n'ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles, ikipe ikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Umukino uraza kuba rero mu kanya ku isaha y'isa 9 za Kigali.
nibwo umukino uteganyijwe. Ku munsi w'ejo rero nibwo rwose ku isaha y'isa munani nibwo ikiganiro n'abanyamakuru cyari gitangiye. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ntawe witwa Djihad Bizimana yasabye abanyarwanda kuza kubashyigikira ari benshi ku mukino wa Nigeria ko bazataha bameze neza cyane, ati ntabwo bazicuza. Ibyo rero ibyatangajwe na Djihad Bizimana ejo kuwa kabiri tariki uyu munsi kuwa kabiri ku isaha y'isaa 9 tariki ni ya 10 ukwezi n'ukwa 9 Amavubi arashikirana Nigeria Super Eagles ni mu mukino w'itsinda D gushaka itike y'igikombe cy'Afurika cya 2025 mu mukino uza kubera kuri Stade National Amahoro ivuguriye ku isaha y'isaa 9. Kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi Bizimana Djihad yavuze ko uyu munsi bazagutanga ishoboka byose ariko abanyarwanda batazasubira mu rugo bicuza. Mu ijambo rye Bizimana Djihad yavuze ko bazatanga 120 ndetse n'150 ku ijana, ati kuko batanze ibiri munsi y'ibyo ngibyo byaza kuba bikorana uyu munsi. Yagize ati abanyarwanda ndabasaba kuza kudushyigikira ari benshi kandi ntabwo bazasubira mu rugo bicuza kuko turaba twabahaye ibyo dufite byose. Ati kuba ari wo mukino wa mbere tugiye gukinira kuri Stade National Amahoro nyuma yo kuvugururwa, yavuze ko ari ikindi kibatera imbaraga bakumva ko batagomba kuhatsindirwa uyu munsi. Ati kuba tugiye gukina kuri stade bwa mbere mu rugo nabyo bigutera imbaraga kumva ko utagomba gutsindwa. Ati ntabwo wakwifuza gutsindwa kandi ubona ibintu byose ari byiza. Yagize ati ntekereza kugira ngo umuntu ashimangire ibi ngibi agomba no gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waduhaye ibi byiza byose dufite. Ati umukino wa mbere tugomba kuwukora tugakora ibishoboka byose tugatanga n'ibishoboka byose tugatsinda. Bibutsa ko Amavubi aheruka kunganya na Libya igitego kimwe kuri kimwe mu gihe Nigeria yo yari yatsinze ibitego 3-0. Ko rero ko umukino waje kuba urangira umukinnyi rero kapitene wa Nigeria we yavuze yuko Amavubi ngo ari ekipe bubaha ariko ngo bagomba gukora ibishoboka byose nabo bakaba batsinda uyu mukino. Umukino rero uteganyijwe uyu munsi ku isaha y'isa 9. Djihad Bizimana yakomeje avuga ati rero icyo nasaba abanyarwanda ni ukuza kudushyigikira kuko bizadufasha. Ati murabizi ko tuzakina n'ikipe ikomeye, bazaze kandi ntabwo bazataha bicuza kuko tuzaba twatanze ibyo dufite byose. Ati dushobora gutsinda, dushobora gutsindwa, dushobora kunganya, ariko icyo nshobora kubizeza nuko tuzatanga ibyo dufite byose. Ibyo rero ni bya kapitene wa kipe y'u Rwanda Amavubi Djihad Bizimana agaruka ku mukino w'uyu munsi. Uwitwa Liam Trosti Ekongo kapitene wa Nigeria we yavuze ko
Rwanda ni ikipe nziza turayubaha, twiteze umukino mwiza ku munsi wo kuri uyu wa kabiri, tuzakora ibishoboka byose ngo dutsinde. Ibyo byatangajwe rero na kapiteni wa Nigeria. Ibyo byatangajwe na kapiteni wa Nigeria Williams. Ntabwo ari kapiteni gusa watangaje, ahubwo n'umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Torsten nawe yatangaje, agize rwose byinshi nawe atangaza kuri uyu munsi, avuga uko yiteguye. Ati tugiye gukinira ba rutahizamu beza ku isi buri kipe yakwifuza kugira, ariko byose bizaterwa nuko tuzinjira mu kibuga, ariko twizeye kwitwara neza ku munsi wo kuri uyu wa kabiri. Ibi rero babitangaje ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abanyamakuru. Djihad yavuze ko umupira wabaye umwe, amazina ntagikora cyane, tuzagenda tugiye gushaka umusaruro mwiza ukurikije ikipe dufite, twizeye ko bizagenda neza. Ibyo ni byavuzwe na Bizimana Djihad, kapiteni. Ikipe y'u Rwanda Amavubi rero igiye gukina umukino wa gatandatu. Imikino yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2004 u Rwanda rwatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0. 2005 u Rwanda runganya na Nigeria igitego 1-1. 2012 u Rwanda runganya na Nigeria 0-0. 2012 u Rwanda rutsindwa na Nigeria ibitego 2-0. 15 z'ukwa mbere muri 2018 u Rwanda runganya na Nigeria 0-0. Niduza gutsinda umukino wa gatatu, tubibutsa ko Nigeria ntiratsindira u Rwanda i Kigali, ariko n'u Rwanda ntiruratsinda Nigeria. Ese biraza kuba bigenda gute kuri uyu munsi ku isaha y'isa 9 za Kigali? Abakunzi b'umupira w'amaguru bumwagura tike, mukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 mukagura tike. Ni 2,000, 3,000, 20,20, 50 ndetse na miliyoni. Rwose muri systeme ni sawa cyane, mwagenda mukaguramo tike. Murabona rero abahe bakinnyi b'Abanyarwanda bashobora kuza kuba babanzamo, ni bande uha amahirwe kuri uyu munsi? Abakinnyi rero 11 bashobora kuza kubanzamo, twabahitiyemo nk'Umwashi TV bashobora kuza kubanza mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Nta gihindutse mu izamu ni Intwari Fiacre, Ombolenga Fitina kuri 2, Niyomugabo Claude kuri 3, Mutsinzi Ange Jimmy na Manzi Thierry mu bwugarizi, ubwo ni kuri 4 no kuri 5. Mugisha Bonheur bakunda kwita Casemiro mu kibuga hagati, Bizimana Djihad, Muhire Keve, George Kwizera, Mugisha Gilbert ndetse na Nshuti Innocent. Ibyo rero bivuga kuri ekipe y'u Rwanda Amavubi ku isaha y'isa 9 rurambikana hagati y'u Rwanda ndetse na Nigeria. Nsubiremo abakinnyi wenda bashobora kuza kubanzamo: Intwari Fiacre mu izamu, Ombolenga Fitina, Niyomugabo Claude, Mutsinzi Ange Jimmy, Manzi Thierry, Mugisha Bonheur bakunda kwita Casemiro, Bizimana Djihad kapiteni, Muhire Keve, George Kwizera ndetse na Mugisha Gilbert na Nshuti Innocent. Akaba rero abakinnyi 11 bashobora kuza kubanzamo kuri uyu munsi. Abakinnyi bashobora kuza kubanzamo rero ndabababwiye.
ese wowe urabona ari nde mukinnyi w'Amavubi wagombye kuba abanzamo bitewe n'abo nkubwiye? Iyi ni probable lineup abakinnyi bashobora kuza kubanzamo. Umutoza biraterwa n'umutoza Frank Spitler aba ashobora kuza kubanzamo kuri uyu munsi. Ibyo rero bivugwa kuri ekipe y'u Rwanda Amavubi. Dukomeze twifurize ino kipe intsinzi. Ikipe y'u Rwanda nitsinda rwose nibyo tuyifuriza itsinde. Iyi ndirimbo ya ari murimo kumva tsinda batsinde tuze kuyumva muri Stade National Amahoro tumeze neza cyane. Tukiri mu Mavubi hari abantu b'ibyamamare benshi cyane bavuze ko bari bwitabire uyu mukino kuri wa kabiri ku isaha saa 9 kuri Stade National Amahoro, nibwo ikipe y'u Rwanda Amavubi iri bwakire Nigeria ari kumwe mu itsinda D mu gushaka igikombe cy'Afrika, igikombe cy'Afrika kizabera muri Maroc. Mbere yo kuvuga kuri uyu mukino binyuze kuri X ku mbuga z'ibyamamare nyinshi, nuko Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yiyemeje kuba inyuma y'Amavubi. Minisitiri wa Siporo Nyirishema Richard nawe arasaba abanyarwanda kuba inyuma y'Amavubi. Bruce Melody yiyemeje kuba inyuma y'Amavubi, ndetse na Deben yiyemeje gushyigikira Amavubi. Mutesi Jolly nawe ntiyatanzwe, yavuze ko rwose abari kuri Stade National Amahoro. Ibyo rero ibyamamare biri bwitabire uyu mukino. Umutoza wa Nigeria yabajijwe niba adatewe ubwoba n'Amavubi. Yavuze ko Amavubi ari ikipe ikomeye cyane. Ati ni inshuro yanjye ya mbere nje mu Rwanda, ni ahantu heza kandi hari abantu beza. Uyu mutoza rero yabajijwe niba adatewe ubwoba no gukina n'u Rwanda kandi ku wa gatandatu bafite umukino ugira ukomeye. Ati ubwoba bwo ntabwo, umupira w'amaguru ni imyidagaduro. Ati twaje kwidagadura nk'uko kapiteni wanjye yabigarutseho, tugomba kubaha u Rwanda, ntabwo twaje hano kujenjeka, icyatuzanye ni ugukora uko dushoboye tugatsinda. Kapiteni rero wa Nigeria ni William Trosi Ekong yavuze ko intego ya nyamukuru yabazanye mu Rwanda ari ugutsinda. Ati ni inshuro ya mbere nje mu Rwanda nk'uko umutoza yabigarutseho, batwakiriye neza, gusa icyari kinanshishikaje ni ukureba ahantu tuzakinira. Ati twazanywe hano na gahunda ikomeye cyane, turabizi ko u Rwanda ari ikipe nziza, turayubaha, twiteza umukino mwiza kuri uyu wa kabiri, tuzakora ishoboka byose ngo dutsinde. Ndabizi abahungu bacu bafite icyizere, nizere ko tuzerekana ibyo bose batwitezeho. Intego yatuzanye ni ugutsinda. Ati ntabwo twiteze guhindura umutoza Augustin, tuteze guhindura ibyo umutoza Augustin yari yadutoje mbere. Njye navuga ko twishimye, turi umuryango mugari kandi natekereza ko twuzuye, uretse amasura make adahari ariko nabo bari kuruhuka. Navuga ko abadahari bishimye kandi Nigeria uhora twiteguye gutsinda buri mukino. Rero ibyatangajwe n'umutoza ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya Nigeria Super Eagles. Ikipe y'igihugu ya Nigeria ifite abakinnyi bakomeye cyane, rwose ntabwo twavuga ko yorohewe.
ikipe ikomeye hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Reka tuve kuri ikipe y'u Rwanda Amavubi tuyifurize gutsinda ino kipe y'igihugu yacu Rwanda Amavubi, bityo idarapo ry'u Rwanda rikomeze rizamuke. Reka tuhave tujye muri ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR Football Club yashyizeho agahimbazamusyi gakomeye cyane ku mukino wa piramide. APR yazamuye agahimbazamusyi ku bakinnyi bayo niba ramuka bakuyemo piramide iyo mu Misiri. Ikipe ya APR Football Club yashyizeho ibihumbi 3 by'amadolari kuri buri mukinnyi yewe ramuka basezereye ikipe ya piramide. Ikipe y'ingabo z'igihugu ifite urugamba rutoroshye mu mpera z'iki cyumweru, aho igomba gucakirana piramide FC yo mu Misiri mu ijonjora rya nyuma rya CAF Champions League. Ni umukino uzabera kuri Stade National Amahoro tariki ya 14 Nzeri. Umukino wo kwishyura ukazaba tariki ya 20 Nzeri mu Misiri. Ikipe igomba kurengaha izahita igira mu matsinda ya CAF Champions League. Ni umukino ukomeye kuko umwaka ushize Pyramide FC yakuyemo ikipe ya APR Football Club n'ubundi muri icyo cyiciro itsinze ibitego 3-1. Umukino ubanza wari i Nyamirambo wari warangiye ikipe ya Pyramide inganyije n'ikipe ya APR Football Club ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura waje kuba ubera mu Misiri. Ikipe ya Pyramide itsinda ikipe ya APR ibitego 3-1. Amakuru agera ku Mwashi TV rero nuko ikipe ya APR Football Club n'ubuyobozi bwayo bwamaze gushyiraho abakinnyi agahimbazamusyi k'ibihumbi 3 by'amadolari ashobora kwiyongera. Bivuze ko ari miliyoni zira muri 4 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe baba basezereye piramide bakagera mu matsinda, miliyoni 4 kuri buri mukinnyi. Ni agahimbazamusyi cyari katigeze kabo hano mu Rwanda. Twibutsa ko APR Football Club isezerera Azamu aba bakinnyi bahawe agahimbazamusyi k'ibihumbi 500 by'amadolari kuri buri umwe. Rero murumva ko ikipe ya APR Football Club ivuye kuri 500 igera ku 300 ibaramuka basezereye ikipe ya Pyramide. Ese birashoboka? Ni ukubitega amaso tukareba. Umukino uzaba muri wikendi ku itariki ya 14. Bivuze ngo harabura iminsi 4 kugira ngo APR icakirane na Pyramide Football Club yo mu Misiri. Umukino utazorohera ikipe ya APR Football Club. Amakipe mu Misiri ntabwo ajya yiburira. Reka tuve muri APR Football Club tujye muri Rayon Sport na Haruna Niyonzima ntibavuga rumwe. Bikomeje kuba bigorana muri Rayon. Haruna Niyonzima uheruka gutandukana na Rayon Sport Football Club ku munsi w'ejo yakoresheje ijambo rikomeye ko iyi kipe irimo ibibazo bikomeye cyane nubwo atabivuze. Uyu mukinnyi muri Nyakanga nibwo yasinyiye Rayon Sport Football Club umwaka umwe mu mpera z'icyumweru gishize, nibwo amakuru yagiye hanze ko yamaze gusesa amasezerano n'ikipe ikundwa n'abanyarwanda benshi. Ibi byatewe nuko yasezeranyijwe ajya gusinya atabihawe, kandi igihe yahawe cyararenze, yanahamagara abahamagara ntibitabe. Mu kiganiro yagiranye na BNB Kigali FM abajijwe niba ari ikibazo cy'amikoro cyangwa cy'imiyoborere kiri muri Rayon Sport, yagize ati imvugishije ukuri abantu bakwanga ikipe yabo.
yakomeje avuga ko ibyo yabonye mu gihe gito yari yamaze muri Rayon Sport byatumye yicara agasesa amasezerano na Gikundiro. Ati ibyo nabonye cyangwa se ibyo abantu banyeretse nabonaga imbere bizaba bibi kurushaho, nicaye nkavuga ibyo nabonye mu gihe gito, utubazo tumwe na tumwe duhari kandi tw'ingenzi dutuma ikipe ikomera. Abantu ntibaza no kuri stade. Ibyo byavuzwe na Haruna Niyonzima, kandi yavuze ko Rayon Sport iyo abishaka aba yayireza ariko atabikora kuko ari ikipe yubaha. Ati niba n'amafaranga yabuze bimenyeshe, niba hari n'ikibazo kimenyeshe, ko nagombaga no kujya kubarega byarashobokaga ariko ntabwo ari byo byari binzanye. Rayon Sport ni ikipe nubaha. Ukuba yakoreza muri AS Kigali yavuze ko ari ikipe afite ku mutima, ariko kuba yarakiniye Rayon Sport mu mukino wa mbere wa shampiyona bishobora kudakunda uno mwaka bikaba byagorana cyangwa se kuba bitahita abikunda. Nyuma yo gusezera rero muri ekipe ya Rayon Sport ndetse no kuba batandukana, umutoza Robertinho Goncalves nawe yifurije ishya n'ihirwe uyu musore Haruna Niyonzima. Ati Haruna ni umukinnyi mukuru wakinnye no muri Tanzania, umukinnyi w'ikipe y'igihugu, ndamwifuriza amahirwe masa mu hazaza he. Yakomeje avuga ko yumvise ko agiye gutangira urugendo rwo mu butoza kandi bitewe n'ubunararibonye afite bizamuhira. Ati ikindi numvise ko yatangiye kubaka urugendo rwe mu batoza, ikintu cyiza kuko ni umuntu witonda. Amahirwe masa kuri we bitewe n'ubunararibonye afite mu mupira, afite ahazaza heza mu butoza. Biranshimishije kuba agiye gukomeza muri ruhago, ni byiza umupira w'u Rwanda. Robertinho yavuze ko gutakaza umukinnyi nka Haruna Niyonzima ari igihombo, ariko nanone ni umupira w'amaguru, yizeye ko yazagaruka no muri Rayon Sport nk'umutoza. Ati nakiriye amakuru ubwo twari mu mukino n'igihombo kuri we ariko n'umupira muri rusange. Ati ikindi ni uko ikipe nka Rayon Sport izamushyigikira kuko agiye kurangiza amasomo ya lisansi B, azakenera lisansi A, lisansi Pro. Rayon Sport yakazamuhaye amahirwe nk'uko yayikiniye kandi akaba yanayibera umutoza. Haruna Niyonzima, amakuru agira ku Muco TV ni uko ashobora kwigeza muri AS Kigali, ariko ko yakinnye umukino wa mbere na Rayon Sport Football Club bishobora kudakunda, bikazakunda wenda nko mu kwezi kwa mbere. Ibyo bivugwa rero na Haruna Niyonzima muri rusange bikomeje kuba bigorana. Rero ibya Haruna na Rayon Sport muri rusange, ngo minsi ishize nibwo twabwiraga ko ekipi ya Rayon Sport Football Club bakoze inama y'igitaraganya, ba Paul Muvunyi bose bari bahari, cyangwa mu biganiro bishize twagiye tubigarukaho neza cyane tubabwira ibibazo biri muri Rayon Sport Football Club. Hari n'amakuru yavugaga ko Jean Fidel ngo ashobora kuzegura, ariko ibyo byose ngo ni ibihuha, nta bihari. Ese niki mu gihe Jean Fidel Uwayezu igihe amaze ayobora ekipe ya Rayon Sport Football Club igera ku myaka 4, niki uyu mugabo wazamwibukiraho mu gihe amaze muri Rayon Sport Football Club? Niki atatunganyije, niki yatunganyije? Wenda nk'ibikombe yabahaye, igikombe cya Super Cup atsinze ikipe ya APR Football Club, ndetse n'icyamahoro atsinze ikipe ya Peri Football Club. Yakunga ko nagahigo kadafitwe n'abandi bayobozi wenda bayoboye ikipe ya Rayon Sport Football Club. Nahanyu rero abariyo kugira ngo uyu mupapa cyangwa se uyu mugabo uyobora ikipe ya Rayon Sport Football Club
mumutore azagumeho cyangwa se mumubwire muti ntago tukigushaka muri ino kipe. Bamwe banavuga ko uyu mugabo ari umutsindiraniro muri ekipe ya Rayon Sport Football Club, bo abafana bamwe ntibamwemera. Ibyo rero ibivugwa muri Rayon Sport Football Club ikomeje kugongwa n'ibibazo byinshi cyane, ibibazo by'ingutu, ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Football Club mwebwe mugomba gufata iya mbere kugira ngo mukemure ibibazo byanyu. Ni ikipe ngira ngo iminsi twabwiye ko uwahoze ari umuyobozi wayo yitwa Munyakazi Sadati yavuze ko ino kipe kugira ngo yongere itere imbere, yongere igarure izina yahoranye, yari yasabye ko ino kipe abakunzi bayo batavuga ngo izayoborwa nande, ko ahubwo batekereza uburyo ino kipe yagurishwa ikagurwa n'abaherwe, hanyuma ikongera ikiyubaka bundi bushya. Ibyo ni byatangajwe na Munyakazi Sadati wayoboye nawe ekipe ya Rayon Sport Football Club. Reka rero tubashimire bakunzi b'Umwashi TV, duhurire kuri Stade National Amahoro mu kanya dushyigikira ekipe y'u Rwanda Amavubi, tureba ko yakwesura ekipe y'u ya Nigeria mu mateka akandikwa mu Rwanda ndetse no hanze. Kuri Stade National Amahoro ivura abanyarwanda mwese, tubarikire kuza gukurikira uyu mukino kuri Stade National Amahoro, ariko by'umwihariko nuko televiziyo y'igihugu RTV cyangwa se RBA ribube ihababereye. Natwe nk'Umwashi TV turagenda tubaha update zose, haba mbere y'umukino, mu mukino hagati. Ukore subscribe kuri Umwashi TV, mushobora kujya kuri X yahoze yitwa Twitter mukandikaho ibitekerezo byanyu, kuri Facebook ni Ferguson Rwanda, kuri X ni Ferguson Rwanda, ndetse no kuri Instagram. Ariko ushobora kujya naha muri comment ukaduha igitekerezo cyawe. Reka dukomeze tubashimire, twebwe turagaruka mu kanya tubagezaho amwe mu makuru atandukanye, update ninde ukina mu Mavubi ninde udakina, mu kanya rwose k'isaha y'isa 7 n'igice turatangira kubaha update kuri social media zacu. Dukomeze tubashimire, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, mukomeze mugire wa kabiri mwiza twese inyuma y'Amavubi. Ciao ciao. Ngo amasezerano byagize haro umubano wawe na Rayon kutarambye. Kwanza ndabanza kubashimira, ngewe ndi hano ntago nje gusenya. Rayon Sport ni ekipe nubaha, impamvu rero umubano wanjye nabo utarambye nuko n'ubundi iyo respect nyoha, kuko ibyo nabonye cyangwa se ibyo abantu banyeretse nabonaga imbere bizabe bikurushaho, ndesida kubivamo hakiri kare, ariko very peacefully. Haruna ku bwawe kuba utanye na Rayon Sport hakiri kare ni kubera icyubahiro ubagomba cyane, ni gutari icyubahiro, kuko icyubahiro nsiga ntabwo byumvikana nubwo avuga ati wenda icyubahiro nsiga ntago wenda nabona uburyo mbisobanura cyane. Rayon Sport nayikiniye nakeka nari mvuye muri NTSR, na mbere yuko njya muri APR nabanje muri Rayon Sport, nagiriyemo n'ibihe byiza. Ibyo bintu byose rero nabitekerejeho usanga
ibyo mbona byazatuma na cya cyubahiro nari mfite cyangwa se rwa rukundo nari mbafitiye hari igihe sinzi uko nabivuga, hari igihe rwazaba rubi kurushaho, so biba ngombwa ko tutagikomezanya. reka duhere kuri icyo arambwire reka aratubwira agomba kutubwira kuko reka nkubwire amakredi mfite y'itangazamakuru nutasubiza hakiri kare yose ndayakumariraho yose rwose nsubiza hakiri kare. Haruna kuza muri Rayon Sport hari ibyo mwumvikanye professionnel mu kigo, ibyo ni ibisanzwe aho ngaho hagati yawe na Rayon. Duhereye aho, ninde wishe amasezerano? Hagati yanjye na Rayon Sport urebye ngewe ninjye wabasabye gusesa amasezerano bitewe n'uburyo nabonye badafata ibintu nyine as professional. Habuze iki? Urabona nubwo ndi umukinnyi kwanza reka bino bintu mbigire clear. Yego, ngewe kuza muri Rayon Sport nibo babinsabye. Yego, tugira ibyo twumvikana, banansaba ko ibyo twumvikanye nakwihangana bakazabikora mu minsi iri kuza. Ariko nkanjye nk'umukinnyi umupira njye nihunze, umupira ni ubuzima bwanjye, ibyo twumvikanye nabonye babica ku ruhande. Ni ngombwa ko rero nanjye mfata ikindi cyemezo, kuko aho kugira ngo ejo nzagirane n'ikibazo n'umuntu twubahanaga umwe twarekana hakiri kare. yego uti barakwegeye baragusaba, ariko hari icyakumotiviye. uravuga uti ni Rayon Sport n'ubundi twumvishe muri izo case last season, ni Rayon Sport ubwawe uvuga uti ndayizi nayikinnyemo mbere. What was the motivation yakwerekaga yuko noneho hari impinduka, uvuga uti iyi projet ya Rayon uyu mwaka iyi season nayijyamo? Actually ngewe nta nubwo naje mu Rwanda nshaka gukina muri Rayon Sport, abantu babyumve. Rayon Sport yaranyegereye inyereka imishinga yayo, turaganira, numva ari ibintu byiza. Nanjye nk'umwana w'umunyarwanda umaze kugira experience, numva hari icyo ushobora kubafasha haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Ariko apari ibyo ngibyo n'ubundi byarakaze. Yego, akaba ariyo mpamvu abantu babyumve neza. Ishobora gufasha ariko n'ubundi ndi mu kazi. So nuko ngo hari bitaragenze neza. Yego, kandi buriya reka wenda nabivuga gute, iyo ubyaye umwana muri cya gihe akiri muto ufite ukuntu umutwara, ufite ukuntu umwishimira, ufite ibintu umukorera akiri muto bitandukanye na bya bindi ushobora kumukorera mumaranya amezi 5, 6, 10, 10. So rero narabirebye mbona ku kwezi kwa mbere niba ntangiye kugirana n'abantu ibibazo, eske tuzageza amezi 3, ese tuzageza 5? Haruna urakoze cyane, reka nsubire inyuma gatoya. Wakoze kunzana muri siporo, dore bya bindi nkuyemo mu kanya nibyo byari byanzoba. Ariko muri siporo araho byageraga bikajabuka, aho ni ikibazo biriya. Niyo mpamvu nanjye hano abahaye najyaga mvuga ngo muri siporo twaragaciye. Ubu siporo ni ntagatifu ugereranyije n'ibiri kuba kwa bavavaho, ni ntagatifu pe. Haruna, icya mbere ibijya gushya birashyuha, byatangiye gushyuha bivuga ngo Haruna arimo arakora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo ajyane muri umunawe muri Rayon Sport, ndavuga Muhajiri. Did this scenario happen? Bigeze bitekerezaho? Oya, ntago muri umuna wanjye namugira inama, ariko ntago mbyemera. Usibye ko Rayon Sport yaranganije kuri we ava yuko ngewe nananganiza ku byanjye. Yego, ariko n'ubundi bari baramaze kumukontakta. Ariko Muhajiri amaze kuba mukuru, ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kumubwira ngo wajya muri Rayon Sport. Yego, ariko kuko muri Rayon Sport mfite n'inshuti, amakipe yose mfite amashuti. Urakoze cyane. Haruna, umukinnyi w'umunyamwuga kuri terime za hano iwacu mu Rwanda, uri free, wari free agent muri Libya. Amasezerano yarashojwe, amasezerano yarashojwe cyane. Birumvikana ko icyo gihe haragarukamo ibintu bibiri, haragarukamo signing on fee, ibi bita ngo ni recruitment, frais de signature, hakagarukamo n'umushahara. Ibyo ngibyo ku ruhande rwa Rayon Sport mwari mwabyumvikanye. Twanabigenda ku kwezi kutari kwashira, ni igiki mutahurijeho muri ibyo bibiri? kwezi kwarashize. Ukwezi kwarashize? Bongewe natangiye muri Sport
urebye nari mazemo nk'amezi 2 kubera ko natangiye gukora entraînement n'ubundi ibyo bintu byose bitaraba ari izo sign n'imishahara n'iki ntarabi ariko mwaraganiriye ariko twaraganiriye waratangiye imyitozo nta kibazo gihari so nagiye ndi muri entraînement nk'uko bisanzwe numva ko hari igihe kizagera twumvikanye ibintu bikagenda neza numva byari nomo na hantu hose bishoboka kuba ushobora kumvikana na equipe ikakubwira uti okay wenda duhe 5 days cyangwa se duhe 10 days ibintu bisanzwe Haruna iyo abantu barimo bakwepa responsabilité zabo muri futu ya hano bacu mu futu ni icyo mfana futu yo mu Rwanda futu yo mu Rwanda niba Clarisse yera ngiye nkaba ndi umuyobozi wa Clarisse nkaba ndi umukara ubukara bwanjye bukaba ari bwo bwabaye ikibazo ku mwero wa Clarisse nzakoresha uko nshoboye ngaragaze ko nge neraga Clarisse ya mbere y'umukara tsiriri ariko kibazo niko bimera hanga ubwo Haruna yashakije imigeri yifuza amafaranga ye mbere yo kubona release leta ibyo nibyo twumva aha ngaha ndabisubwirira ibyo ngibyo ndabisobanura urumva uvuze neza cyane Rayon Sport yantangaje nk'umukinnyi wabo yego cyo ni cyambere Rayon Sport dukorana amasezerano ntabwo bigeze bazanamo iyo clause bambwiye ko itariki runaka nari buvuge tuzaguha ibyawe yego umva ko byari clear ya tariki igeze bazanamo iyo scenario ya release letter ndabyihanganira byarumvikana yego so after yaho ngaho nashatse release letter yego ndayibona nyuma yo kubona release letter cyagomba gukurikiraho niki birumvikana guhabwa ibyo ibiri mukubiye mu masezerano ibikubiye mu masezerano nkatangira akazi noneho n'ikintu cyambabaje nge nabaye flexible na match ya mbere narayikinnye ibintu bitari kugira ngo mbereke ko ntabwo amafaranga yari yanzanye muri Rayon Sport bagombaga kuyamo of course nk'umukozi ikindi cyambabaje sinzi uko nabivuga ariko ntago habayeho kunyereka ko nubwo nje muri Rayon Sport bashaka ndabivuga biri clear iyo abantu muri kumwe umuntu agira n'ikibazo no mu rugo twinyenda umubyeyi ndubatse ushogira ikibazo ukicara n'umugore ukamubwira uburyo ibintu bimeze life igakomeza ariko abantu baracecetse so bigaragara ko nta respect ari hari muri icyo rukomoje hari byavuzwe hanze waravuze ngo basa nkaho batagushakaga sinzi hari abantu runaka ari bivugwa ko Adrien yashyizwe mu majwi yuko ari mu bantu bagaragaje no kudashaka yuko wakomezanya hari ibyo tuzi muri Rayon Sport muri administration yayo SG wabo ubanza ari muri notice period kugeza mu mpera z'uku kwezi Adrien ndetse n'ejo bundi umuyobozi yabagiriyemo inama ahangaha muri administration mbere harivuga ko yabunze igikoma kirimo kubira ibyo ntitubitinda hari bivugwa ko ikintu cyateje ikibazo kugera no kutishyura Haruna ari uko wafashwe nk'uwazanywe na SG bigatuma dafu Adrien asa n'utabyumva uko nguko kuri iyo senariyo SG baramubeshera kuko ngewe umuntu wa mbere nahuye nawe yari perezida wa Rayon Sport yego perezida wa Rayon Sport njya gusinya amasezerano SG uburenganzira bwo guhura nanjye tugirana inyandiko turasinya ibyo ni ibintu biri normal ko n'ubundi sinagomba gusinya na perezida byageze muri sekretari ya perezida yaguhaye ijambo yagotanze impapuro zibazwa muri sekretari rwose nta nubwo nza mu Rwanda ngewe nigeze mpura na SG buriya nanjye buriya mfite telefone bakuri social media ibintu byose ndabibona hari ibintu abantu bavuga bitari ngombwa ko ureactinga ariko SG ararengana bamuhaye go ahead yo kuvugana nanjye aranshaka turavugana tumaze kwemeranya ibyo twemeranya then dukora amasezerano numva ko byari ibintu byoroshye cyane yego ko bivuga ko igihe cyo debloka igihe cyo kurekura ibyo mwari mwemeranyijwe ubire kuri ubwo twinjiye muri departement ya finance ikuriwe na dafu Adrien rwose ngatigeza byumva yasinye warayibonye Adrien ngewe nta nubwo nari muzi actually ngewe mvugisha ukuri yemaze igihe n'aba hano abantu bambwiraga Adrien nta n'icyo byari bimbwiye kubera ko Rayon Sport ntabwo ari ikipe y'umuntu umwe ngo nanjye izo rumors narazumvishe ni nayo mpamvu numvishe eske niba ndi hamwe n'abantu
turi umuryango Yego. niba namaze gusinya muri Rayon Sport nabaye umunyamuryango wa Rayon Sport Yego. niba hari unshaka n'utanshaka ese abantu nzababanamo gute yego niyo mpamvu nafashe icyemezo ndavuga uti okay reka nigendere hakiri kare ejo ntazana sitara abantu bakumva ko nsitaye mbishaka kandi nasitaye byari accident. ese ari uri mu bakinnyi dufata cyangwa se bavugisha ukuri ni bande batagushatse muri Rayon? Bo ntabwo mbizi exactly ngiye nkavuga ngo yari Clarisse cyangwa yari Flani naba mbeshe ariko izo rumors narazumvishe yego niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ntabwo ngiye naje gusenya Yego. nta n'ikibazo mfitanye nabo bantu kuko mbere yuko mba muri Rayon Sport nari ndiho kandi nabagaho so urumva hari ikindi cyavuzwe shehe niwe wakingiye ngo kumubaze rwose rero kumwemera nyamubaze shehe yambwiye ati nubwaza tukimenya ko Haruna ari buze kuza mumbariza ati ngewe mfite amakuru y'uko byari byageze no ku rwego rwa Haruna yahawe isheki itazigamye. yego bo ibyo bintu byose byarabaye ariko ni amarumazi nka sheke iyo sheke bari bampaye yari sheke y'umushahara ko nababwiye narakoze nakoze n'ukwezi kose nkora entraînement urumva ntabwo rero no kujya gukina ntarakoze entraînement yego ariko barabisobanuriye urumva ndabyumva bambwira ko sheke bari bampaye bari bibeshe bagomba kuma sheke y'indi banki ibyo ndabyumva ariko amafaranga naje kuyabona nta kibazo gihari. Thank you so much. jado hari ikintu wakomojeho cy'umukara n'umweru nge uyu munsi nafashe umwanya nakoresha andi mabara tutagishyuronge tugishyuronge biraba ngombwa ko tuca no mu nzu reka ngo dufate icyatsi n'inoze n'ubururu bivange niba kipe tudatunga bitagira ikipe bigo kuko ushyizemo umweru Sidike ejo nawe byabibazo adiriye ku giti cye jado twavuganye yego namuhamagaye ko ari umwe twapanze ko uyu munsi aza kudusura muri BNB 226 yego adirambwa atari kokara reka tuvugana ariko utekereze ushyiremo n'inyurabwenge yego umutoza yashatse umukinnyi ubuyobozi bwashatse umukinnyi byagera kuri dafa akanga kuririzinga amafaranga none se urumva bishoboka nanjye nkubaza utarava hose yego eske Rayon Sport ndekire itari ifite umutoza nawe ubwo yajagwa mu icyo gihe ntawe wari uhari yisubiza ariko nasubije icyo gihe ntiyarahari hari ubuyobozi yego hari impamvu reka nkubwire urabona hari ikibazo dufite hano mu Rwanda abantu banacyumve kiveho kinarangire nowadays abana b'abanyarwanda nta gaciro babaha ibintu nyine mbikubwiye biri clear niba ushaka kubimenya uzaze kuri Kicukiro ureba abana b'abanyarwanda bazi umupira kandi badafite ama equipe kubera ko ama equipe arashaka kubafitinga uko bashaka niba umuntu yaretse ibintu byose agahitamo football sawa ushobora ko wenda ashaka izo miliyoni 10 turabizi ubushobozi bw'ama equipe yacu ukaba wenda ufite 3 enye ariko nazo zimwe muri respect niyo mpamvu usanga abakinnyi benshi urumva we ntabwo ushaka kumbwira ngo perezida w'ikipe yaramvugishije SG yaramvugishije aguha amasezerano bampa amasezerano murayumvikana murayasinya ndasinya ni gute umbwira ko amafaranga utagomba kuyampa how come niba utayampaye se wasobanura impamvu ntayabona icyo kintu ni nacyo cyatumye njyama nkabyuka mvuga uti okay reka turangizanye neza